n'igihe batahiye ubuzi bw'umunyeshuri waragera mu rugo amahoro yazana moto yazana n'ikinyabiziga kindi ubwo rero kugerayo amahoro ni bireba buri wese. Reka rero turebere hamwe uko icyumweru cyagenze muri make. Iki cyumweru cyabayemo byinshi cyane, ngira ngo urabizi ko hari abagiye bajya gukora ibizamini, hari abahamagariwe gukora ibizamini bya provisoire, babandi biyandikishije muri ya mezi y'umwaka ushize. Byagenze bite se? Abanyeshuri bamaze iminsi barimo bataha na n'ubu bagitaha kugeza kuri uyu munsi wa none baracyataha. Byagenze bite mu muhanda? Ndetse tunarebere hamwe niba hari ikibazo cyabaye muri iki cyumweru, ese imbogamizi zabaye zihe no ku buryo bwo kugikemura no kuhe. Nibyo tugenda tuganira, ndetse n'ikindi gishyashya gishobora kuza nacyo turakivugaho. Reka mbanze nakire rero SP Tedrienzi. Mwaramutse neza? Mwaramutse. Nawe reka mbifurize ibihe byiza bya Pasika twese hamwe. Okay. Hanyuma mbere yuko tujya mu bindi nyirizina, ndifuza ko tubanza kureberera hamwe icyumweru cyashize uko cyagenze. Mwari mufitemo gahunda nyinshi zitandukanye nka polisi y'u Rwanda ndetse n'abanyarwanda muri rusange. Cyagenze gute? Byakozwe neza nta mbogamizi? Ndetse niba zaranabaye ubwo nabyo no kubivugutira umutari ko mufatanyije n'abanyarwanda hirya no hino. Yego murakoze, kandi ndifuriza nyine ibihe byiza bya Pasika abadukurikiye. Navuga ko ntabwo turagera hahandi twatangiye twifuza. Icyifuzo ni uko tuzajya kurangiza umwaka byibura impanuka zihitana ubuzima bw'abantu cyangwa se zibakomeretsa ku buryo bukabije cyane twazihashyije. Ndetse mvuga ko bishoboka cyane. Ngira ngo dutangira umwaka twarebeye hamwe n'abari badukurikiye, hari ibihugu bimwe ngira ngo bigera kuri 3 byagaragaye ko umwaka wose warangiye nta mpanuka yahitanye ubuzima bw'abantu. Niba rero mu gihugu kimwe runaka byarashobotse, n'iwacu hano byashoboka. Mujya mugikora se urugendo shuri mukareba uko byagenze muri ibyo bihugu? Yego, tugenda tureba natwe uko duhagaze n'uko ahandi hahagaze. Rero niyo mpamvu tuvuga ngo natwe byashoboka, byadukundira. Igituma babigeraho nta kindi ni ukubahiriza amategeko nk'uko duhora tubivuga, no kubahana mu muhanda. Umuntu wese akumva ko niba ari mu muhanda awurimo ari kumwe n'abandi, hanyuma akagenda ariko afasha n'abandi kubasha kuwugendamo. Cyane cyane ko dufite amategeko adufasha kuwugendamo neza, ntago byagakwiriye. Navuga ko iki cyumweru turangije mu by'ukuri cyahitanye n'ubundi ubuzima bw'abantu bagera kuri 13. 13? Yego. Ubwo kandi abo n'abapfuye, hari abandi baba barakomeretse bakiri no kwa muganga. Yego. Bashobora nabo kuzagenderamo muri iyi minsi, ariko cyo dusaba nuko bakira. Cyo twifuza nuko bakira. Erega niyo atakira, niyo yakira ariko agakira afite ubumuga, acitse akaguru, acitse akaboko. Rero niyo mpamvu dusaba abantu rwose bumve yuko ari uruhare rwacu twese, abakoresha umuhanda, abatwara amakamyo, abatwara imodoka ntoya, abatwara izabo, abatwara abagenzi, abamotari, abatwara amagare, abanyamaguru, abantu basunika ibintu, imizigo, hari abakoresha nyine ingorofani nabo baba bari mu muhanda. Hari ingeri zose z'abantu bakoresha umuhanda, bumve ko ari uruhare rwa buri wese kugira icyo akora. Abantu basaga 10 ari benshi? Ni benshi cyane rwose, yuko byo usanga bazaba benshi niba tutagabanije. Ariko hamwe n'ingamba polisi y'igihugu ifite, noneho n'izi nyigisho zikomeza, twizera yuko mu minsi iri imbere bazabagabanutse. Hanyuma tumaze iminsi tuvuga ku banyamaguru, abanyamagare ndetse n'abamotari. Tugarutse kuri izo mpanuka n'abakomeretse, buriya ntabwo ari bakeya. Murasanga nanone ari bo mpamvu, cyane cyane ko tumaze iminsi tunababwira. Nabo n'ubundi nibo baje mu bambere, muri izo mpanuka zigera, turavuga izahitanye ubuzima bw'abantu gusa. Ni ukuvuga abamotari 6 baguye muri iyo mpanuka, n'umugenzi umwe wari uri kuri moto. Murumva ko ni hafi ya bose, abantu 7 muri 13. Hazamo n'abanyamaguru, hazamo n'abanyonzi. Ibyo byiciro 3 nibyo byaje bigaragara muri izo mpanuka. Ariko noneho ntabwo aribo bagonganye hagati yabo, ni amamodoka yagiye nayo abagonga. Ariko urumva ko nyine abari muri abo bahitanwe nazo ari abo ngabo. Tugasaba rero abakoresha umuhanda bose, ntacyo bimaze kuba wavuye iwawe uvuga uti ngiye gukora ibi, ariko kubera uburangare uri kuri telefoni, wagiye uricara ngo n'inshuti cyangwa abavandimwe cyangwa umuryango, usoma ku karahure. niko baba bavuga ngo nasomye ku karahure. Nta uvuga ati rwose nibyo kuko nanyoye amacupa angahisho bose ngo nakarahuri. Hanyuma ariko twamupima tugasanga nyina rukori mu mubiri we ni nyinshi cyane, ntiyamwemereraga gutwara.
ugasanga nyine ibyo byose biraturuka kuri muntu ubwe ku giti cye ku byo akora no ku byemezo afata biba bitajyanye n'amategeko y'umuhanda. Rero ni ukuvuga icya mbere ni uburangare kuri vola cyangwa mu muhanda, uburangare bw'utwaye, yaba ari umunyonzi, yaba ari utwaye moto, yaba ari utwaye imodoka, ni uburangare. Iyo umuntu rwose agendeye ku muvuduko wagenwe akirinda gukebaguza hirya no hino, kuko nta rugendo ruri bukore rurengeje amasaha 2. Niba hagize impamvu ikomeye cyane ituma ushaka kuvugana n'umuntu, ujya ku ruhande. Niba ukeneye gufata iryo cupa nyine risembuye, ushaka undi uri bugutware. Ntabwo uvuga ngo ni gakeya ndi bumwe ngo none ngo ni gakeya ndaza kubasha gutwara. Ntabwo bikorana, ntabwo bigendana. Ikindi ni uko abantu bakomeza kwihata uruhande rw'iburyo, ntabwo ari ukubibasaba, ni amategeko niko avuga, amategeko y'igihugu cyacu. Nibagendera iburyo, ibumoso hajya ari uko wihuta cyane. Muri iyi mihanda ifite ibyerekezo bibiri bijya hamwe, ari uko wihuta cyane. Ariko usanga n'ugenda gahoro cyane ariho ari, bigatera impanuka, kuko bituma wa wundi ushaka kunyuraho wihuta agiye kunyuranaho ibumoso, kandi iburyo nako kandi yagakomeje kubikorera ibumoso. Abantu rero ni ukuvuga ngo ni twebwe tugomba kubigiramo uruhare, aba bantu bose bagenda bapfira mu mpanuka tukabarengera. Ikindi navuga ni uko bagomba gukomeza kubahiriza iriya mirongo y'abanyamaguru aho bambukira, ariko naho yaba itari, ndavuga ubwo mu byaro hamwe na hamwe hari aho itari, ariko tunasaba n'ababishinzwe kugira ngo nyine bakomeze bayisibure igaragare. Ariko naho itaragera, niba umuntu ari kwambuka umuhanda, utwaye ikinyabiziga arahagarara. Ntago mujya kurwanira muri ka gahanda cyangwa muri ka kayira yagezemo, urahagarara hanyuma agatambuka kugira ngo izo mfu tukomeze kuzirinda. Ariko tunakangurira n'ababyeyi kwirinda gushyira abana mu muhanda, kuko nanone iyo wumvise uti umwana w'imyaka 2, 1 n'igice, wiga igitambambuga kiga kugenda 4, 5, 6 yarari mu muhanda, ikinyabiziga kiramugonga, nabyo nyine usanga harimo uburangare bw'ababyeyi. Bivuze ko umwana bakwiye kuba ari mu maboko y'abamurera, yajya mu muhanda akajya mu muhanda ari kumwe nabo, bakamufata bakamukomeza, kuko umwana yari mu muhanda w'abashaka no gukora kuri icyo kinyabiziga, areba uko kimeze kandi kirimo kigenda. Ashobora no kubona moto ituruka hariya yirukanka, kumva ari buyitanga, agahita yambuka umuhanda ameze nk'ari kurushanwa, ari kugira ngo akwereke ko ashoboye gusimbuka rwose. Cyane cyane n'abantu baturiye umuhanda bakumva ko bibareba cyane gukomeza gucunga abana, kuko nyine muri aba ngaba harimo n'abana batoya. Ariko ndavuga ngo tumaze iminsi tuvuga kuri ibyo byiciro by'abanyamaguru, abanyamagare ndetse n'abamotari. Impanuka ziracyakomeza, ndetse murumva ko niba abantu 13 ntabwo ari bakeya, kandi noneho hari n'abandi bari kwa muganga, hari abandi bakomeretse buke cyane cyangwa ntiyagira n'icyaba. Iyo mugerageje nko kuganira nk'abagera iruhande, mubona ubukangurambaga muri gukora burumvikana, buri wese yumva ko umuhanda ufatanyije n'undi? Yego, hazagira igihe nyine tukora icyegeranyo twese dufatanyije, kuko ikiganiro turagifatanya. Ariko ubu bukangurambaga bujyanirana n'ibindi byinshi. Bwonyine banza butatanga umusaruro uhagije, bujyanirana n'izindi ngamba tuba twafashe, kongera abapolisi mu muhanda, gukomeza gukoresha za kamera aho bamaze kumenyera, tukongera tukajya aho byakabije, gutyo tukabifatanya ari byinshi. Ubu bukangurambaga tunakora hano uyu munsi, hari n'ahandi tugenda ku maradiyo yandi tukababwira, kuko ubu ngubu nyine ibintu byo guhuza abantu ntabwo bigikunda. Ariko mbere muri gahunda ya Gerayo Amahoro twari twatangiye kujya twegera ibyiciro byose, tukaganira n'abantu turebana, tukababwira. Ariko twizera ko hamwe n'iki cyorezo nitugitsinda n'ubundi tuzongera. Bivuze rero ko n'ubundi iyo tuzabikora ubushakashatsi cyangwa ibyegeranyo wa mugani turebe, ariko ikigaragara byo hari icyo bimara kinini cyane, hari icyo bimara. Ariko igihe cyose aba bantu 10 n'abangahe bataragabanuka, twe turavuga ngo urugendo racyari rurerure. Muvuze kamera, nibwa ko ubushize mwavuga ko ngo mugiye cyari cyumweru hari cyo kongeramo kamera mu hirya no hino mu gihugu. Byatanze umusaruro se? Bigomba kuwutanga, kuko burya nyine n'ubundi zari zirimo, ahubwo ikirimo gukorwa no kugira ngo zihabwe ubushobozi noneho burenze kureba umuvuduko gusa, zibashe no kugenzura wa undi wanyoye, zibashe no kureba abavugira kuri telefoni. Umuntu ahita abona gusa ibihano bimugeraho, atiriwe noneho ahura n'umupolisi ati sinavugaga, ntajye wibonye iri hasi, sinzi uko bibonye.
turwana nabo cyangwa tuburana iri kongererwa ubushobozi. harya zireba abafite umuvuduko n'abatambaye umukandara no kuvugira kuri telefone tubwire twitwararike. Izo gahunda zose zirenda gushyirwamo zigahuriramo, ndetse n'undi wese utarubahirije no kwishyura n'amadeni y'ibihano yahawe, ibyo byose birazagenda byongerwamo. Ariko ikigamijwe nuko umuntu yumva ko yigenga mbere yuko agengwa n'amategeko. Ndumva hari abayobozi bagiye babitubwira inshuro nyinshi, umuntu nabanza umutima we yumve ko atagendera ku bihano. Hari abantu babona ahantu umupolisi ari bakagabanya bakitwararika, bapfa kumurenga gatoya bagasubira mu bindi muzigiraho batazi. Benshi babona message atazi aho yahuriye na kamera. Yego, ahubwo twakangurira n'abantu gukomeza guhuza ibinyabiziga byabo na telefoni yabo, kugira ngo ye kuzaza avuga amafaranga agenda yiyongera, ibihano biba byinshi atabizi ko yanahanwa. Hari ngo bajya muri controle technique bagasanga bafite imyenda myinshi irenze batarabimenye. Yego, kubera ko telefoni ye batahujwe n'ikinyabiziga cye. Wenda yatumye umuntu mu gihe yakiguraga, umuntu nawe ashyiraho telefoni ye nawe nta kibyibuka cyangwa yarayitaye. Birasaba ngo abantu bajye kuri Rwanda Revenue bongere basubiremo barebe ko telefoni ziri ku binyabiziga byabo ari izabo koko. Ariko ikigamijwe si ukureba ko wahanwe, turabisubiramo, ahubwo ikigamijwe nuko buri wese avuga ati ngiye kugenda ntya, ngendere neza abandi, nanjye nigendere neza, ngere yonge amahoro. Yego, reka turebe uyu ni umunsi wa gatatu wo gutaha kw'abanyeshuri, kandi polisi y'u Rwanda nabonye yarabishyizemo imbaraga, haba abanyeshuri bari hose, aho izo agence zibavana no kuri stade uhagura habasanga hatandukanye hirya no hino. Uyu ni umunsi navuga ko ari wa gatatu wa nyuma. Iki gikorwa nka polisi y'u Rwanda mufatanyije n'izindi nzego zitwara abagenzi ndetse n'abanyarwanda muri rusange, nta mbogamizi zabayemo. Navuga ko kugeza ubu nta bikomeye ku bijyanye n'umutekano mu muhanda, nta bidasanzwe turabonamo. Ahubwo icyo dusaba nuko nyine abatwara abana bakomeza gushyira kugira ubunyangamugayo burengeje noneho ubusabwa, nawe ubwe akumva ko hari ibyo agomba gukora, umushoferi niwe ndimo mvuga, akarenza kugira ngo aba bana batahe bagere mu rugo amahoro. Bamaze igihe kinini ku ishuri, barangije ibizamini, batashye, ni byiza ko bagera mu rugo amahoro. Twashimira rero abantu bose turi gukorana muri iki gikorwa, kubera ko kugeza ubu biragenda neza, bari kugera mu rugo amahoro. Icyo twizera nuko uyu munsi n'uwejo nabwo bizagenda neza. Gusa nyine bisaba ko abantu bose bagira icyo bakora, niba ari abana bakicara neza, bakagenda batavundira n'ubatwaye ngo abe stress, nagire stress nawe, hanyuma nawe kandi akumva ko hari ibyo agomba gukomeza kubahiriza. Ariko twashimira nyine n'abayoboye aba batwara abagenzi, kuko babifitemo uruhare runini ari mu gutoranya umushoferi uri bugende, hagenda ko kuwinyangamugayo, kandi hakagenda wa wundi koko ubashe kubahiriza ayo mabwiriza. Kandi nanone twavuga ko amamodoka ari mu muhanda batwara nayujuje ibyangombwa, ku buryo twizera ko n'iminsi isigaye bizagenda neza. Ariko aho bagenda bahurira naho uzi ko bava ku mashuri bakagira aho bafatira imodoka zibatwara noneho iwabo neza, dusaba ko bakomeza nyine gukurikiza amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19, bagakaraba intoki, bagahana intera, ariko nanone n'ababatwara bakihutira kubakura aho ngaho kugira ngo hatabamo ibindi bibazo niyo bitaba n'impanuka zo mu muhanda. Hari ubwo nk'umwana nyine urangaye ashobora no kuyoba akabura, cyangwa ugasanga atwawe n'utari nyirawe. Rero nicyo dusaba ko aho bafatira amamodoka hakomeza bahagera bahita bagenda, nta bintu byo gukomeza barindiriye cyangwa bari aho ngaho basa nkaho gahunda yabo itameze neza. Abagera hano mu mujyi wa Kigali benshi bashyikira kuri stade Amahoro i Nyamirambo, kuri stade ya Nyamirambo ntago ari Amahoro. Nta bararana ngo usange ngo hari ababuze imodoka baraye kuri stade, cyangwa se abatega rimwe na rimwe barajarajara batazi aho batega. Icyo kibazo ntabwo polisi muri kukibona? Oya, nta gihari, kuko kuri stade hari inzego zose, Mineduc irahari, akarere ka Nyarugenge natwe turahari. Uhageze wese arahabwa imodoka akahita agenda. Abagejeje kuko nyine amasaha nanone y'ingendo muzi ko ahagarara saa 3 agomba kubahirizwa n'ubundi. Rero iyo tubona n'ubundi urwo rugendo ruri amasaha bubafatire mu nzira, uwo mwana ntagenda, ariko bafite aho barara baharateganijwe hameze neza, noneho umwana akagenda mu gitondo kare. Ndetse n'umubyeyi wahita amenyeshwa aho barara harahari.
kuri stade oya ntabwo ari kuri stade Menedic yarahateguye iyo hari amasaha y'abafatiranye barakani n'ababyeyi babo bakahamagarwa bakamenyeshwa uko byagenze. Okay, murakoze cyane. Gahunda y'ubushize mwahamagariraga abantu bari bafite inyota yo gukora ibizamini, gusa inyota ntabwo irashira neza kuko mwavuze abiyandikishije no kwezi kwa kane kwa gatanu kwa gatandatu 2020 ndumva ari bo mwabwiye, ariko hari n'abandi bari bafite inyota yo kwiyandikisha ngo bakorere ibizamini. Mwanavugaga ko bazaza babanje kureba amaliste kugira ngo bitazaba kavuyo hakaza ugomba kuza. Iki gikorwa kiri kugenda neza, bari kwitabira ndetse banirinda iki cyorezo cya COVID-19. Yego, aho bari gukorera ingamba zarafashwe zo kugira ngo hatagira kwanduzanya kuhabera. Hari aho gukarabira, uburyo bwo kwicara nabwo ni ya metero imwe n'igice bagahana intera. N'ubwitabire buragereranije, twavuga ko ubu ngubu akarere karangiye ni Gasabo, bari muri Kicukiro, ahubwo abantu bazi ko barebwa n'iyo gahunda bagende bakore, kuko nyine nirangira baziyandikisha bundi bushyashya. Hari ubwo bibutse ubwo ni baba ubu ngubu hasigaye Kicukiro yatangiye ejo iracyagikomeza, noneho Nyarugenge bazatangira ku itariki 4 n'eshanu niba bararanije wenda itariki 6, ariko ubundi bagomba kugeza itariki 5. Rero nimumve ko abo bireba bose uragenda ugakora ikizamini, abantu bikuremo ubwoba baba barize, nta kibazo gihari, nibagende rero bakora ikizamini kandi ntabwo ari ibintu biba bidasanzwe. Twasaba ko rero ko bagenda bagakora kugira ngo bari barishyuye bariyandikishije gahunda yabo nyine nayo imere neza, bakora ibyo kizamini. Yego, ubu ni Kicukiro irimo kuri iyo tariki nyine Nyarugenge aho bakorera basanzwe bahazi, nibagende bakora ibizamini. Ikindi kandi haherewe mu mujyi wa Kigali, abafite inyota se bo hirya no hino bo nta gahunda yaburi abo mu ntara zindi bari barakoreshejwe umwaka ushize. Ndavuga bari barafungiweho kubera nyine ingamba zagiye zifatwa z'icyorezo cya COVID. Bo bari barakoze bose. Ikiro ni icyiciro cyari cyasagutse mu mujyi wa Kigali, n'ubundi bagomba gukora kabiri kuko bo bari benshi. Abambere barakoreshejwe, aba bari icyo cyiciro cya kabiri. Noneho hagatangira gahunda nshya, abantu bakiyandikisha bisanzwe bagakora. Uyu mwaka harimo gahunda nziza bazagenda bazimenyeshwa z'uburyo bwo gukora, bizajya bigenda neza. Ahubwo icyo twabasaba ni kwiga kuko amashuri yo arakora, nibige cyane kuko uzajya ugaragaza yuko noneho wanize, bazaga ntibagaragaze icyemezo ko biza koko ayo mategeko y'umuhanda. Ubu mbere yo gukora uzajya uzana icyo cyemezo, nibatangire rero bige kandi kuko ugaragaza n'amasaha wize. Ntabwo uzajya ngo witabiriye isaha imwe ngo uzajya abarimu bawe bazajya bagaragaza n'amasaha wize n'ibyiciro wagiye wigamo n'uburyo byagiye bigenda. Hari benshi bakoraga ibizamini batarageze mu ishuri kuko bazi ko inshuro nyinshi ngo ari shwa ibintu nk'ibyo. Yego, ibyo byavuyeho no kumenya igihe wize n'amasaha biri mu nzira, ni ibintu biri kugenda binozwa. Ariko aho tujya naho ngaho kugira ngo umuntu agaragaze koko ko yize n'ibyiciro yize kuko ari byo bityo aze gukora ikizamini kuko ari umuntu bikwiriye. Mu butumwa buri kuza rero hari abari kugenda babaza ibibazo bitandukanye, ariko hari ikibazo mbonye ngira ngo mbabazeho, bagarutse kuri moto, aho wohereje ubutumwa avuga ati nubwo muvuga gisida nyinshi ziterwa na moto, barapfa cyangwa bagakomereka cyangwa uwo batwaye nawe akaba yagira icyo kibazo cya gisida, batari igihe umumotari aba yirwanaho ahunga, kuko inshuro nyinshi ngo niyo moto ikoze ikosa ngo irahanwa kandi igafungwa ngo iminsi 20. Akanibaza ngo ese kuki moto ifungwa iyo minsi 20 niyo iba yakoze iryo kosa, kuki hatahanwa uyitwaye? Bagaragaza ko abenshi bahunga kubera ibyo byose, guhunga ibyo byose. Ashobora kuba amakuru atayafite neza. Ni ukuvuga abantu bafashwe batwaye banyoye bose, abatwaye imodoka, ikamyo, imodoka ntoya, moto, abo bantu nyine ibinyabiziga byabo birafatirwa bigafungwa iyo minsi. Shobora no kurenga iminsi 20. Niba tanagabanya nyine ingamba turagenda tuzikaza kurushaho. No wasinze gusa n'utwaye yasinze niwe ufatirwa izo ngamba. Ariko n'utubahirije ibyemezo bya COVID bakamubwira bati hagarara aha kuki warengeje amasaha, akabisobanura. Batariko gihe hari haruguru hari umuyobozi uri bubisobanurire. Kugeza ubu dukoresha amastade Nyamirambo, IPRC Kicukiro,
na Yerika muri Gasabo akamubwira bati genda urahasanga umuyobozi umusobanurire akumve kuko abahuye n'umupolisi mu muhanda ufite akandi kazi kenshi ko gukomeza kubaza n'abandi no kureba ko ibyemezo byubahirizwa ariko kuri stade haba hari y'abayobozi bari bwumve neza impamvu yabiguteye hari abakata rero ntibageyo yari atagiyeyo hanyuma ejo mu gitondo tukamufata nawe ahabwa ibihano bisa nk'ibyo ngibyo ariko kuko turi muri ibi byo kurwanya impanuka ni ukuvuga ngo utwaye yanyoye n'ibyo bihano bikongeraho n'amande birumvikana naho ubundi moto yaba moto yaba igare yaba umunyamaguru n'amagare murayafata yose iyo impanuka ibaye harebwa wabigizemo uruhare ntabwo bigendera kuvuga ngo nuko ari umumotari ngo cyangwa umuyu ubwo nyine umuntu aba yibaza niba hari abamotari benshi bakora badafite atari moto zabo ari za ba bosi yego wenda nk'uwo bosi udukurikira ashobora kuba yibaza ati se kuki hatahanwa nyir'amafuti motari ngewe moto yanjye ikareka gufungwa umumotari acibwa amande cyangwa undi mushoferi wese none moto ibizize iki ntabwo duha twahanye moto twahanye ari nyiri ikinyabiziga abakwiye gukurikirana ko umuntu ugitwara koko ari ubikwiriye abantu benshi bamaze kubona perimi impushya zitwara ibinyabiziga ndetse binyangamugayo niba rero uba ufite atari inyangamugayo wamwihorera ugafata undi kuko ubu ngubu akazi nyine ni ugupiganwa haba harimo n'iyo myitwarire ni ukuvuga ngo gufunga ikinyabiziga nka moto ni ukubwira ni kimwe mu bihano ni kimwe mu bihano kiri mu mategeko ni ukubwira bosi ngo umuntu ufite inyangamugayo ushakisha undi oya twebwe tuba duhaniye gusa wakoze ikosa ntago nyiracyo ntabwo tumuzi twe tureba wa muntu wakoze ikosa ryo mu muhanda tukamubwira ngo n'utwara ikinyabiziga wanyoye uzahanishwa amande n'ikinyabiziga cyawe kihanwa ibi bihano niba rero ugitwaye atari we nyiracyo ubwo nyiri ikinyabiziga n'ugitwara bagomba kugirana byaje kuri moto gusa bitageze ku modoka n'imodoka niko bimeze imodoka iyo umushoferi yakoze ikosa hashobora guhanwa umushoferi ndetse n'imodoka igafungwa imodoka yo ntihanwa hahanwa umushoferi yego ibyo biri kuri moto gusa oya ni ukuvuga yaba moto yaba imodoka ibihano bihabwa umushoferi ibyo bihano birimo kumufungira cya kinyabiziga yatwaraga harimo no kumucamana ubwo babisobanukirwa dusigaje amasegonda make cyane ariko tugiye kugera ku munsi wa Pasika usanga mu minsi mikuru abantu birara hari icyo mwenda kubwira abanyarwanda kidasanzwe mu masegonda make icyo twababwira nuko iyi Pasika yije rwose mu bihe ni byiza ko tuyizihiza ifite ikivuze cyane mu buzima bw'abantu ariko nibuke ko turi mu bihe bya COVID-19 bibuke ko ububari bufunze bibuke ko amateraniro atemewe bibuke yuko hari ibintu byinshi cyane bitemewe basubire mu mabwiriza y'ibyemezo by'inama ya ministre aherutse gusohoka abantu bakora ibyo bemerewe nanone kuba uri muri Pasika urimo kuyizihiza hanyuma tukaza tukagufatira mu bitemewe ntacyo nanone biba bimaze ikindi ni abantu gukomeza kubahiriza 50% ku batwara abagenzi hanyuma kandi bakirinda gutwara banyoye gahunda zose uko twazivuze zikubahirizwa umutekano ukaba mwiza mu muhanda reka tubashimire cyane SBT Durenze mwakoze cyane kandi namwe mukomeze mugire ibihe byiza murakoze cyane ndagaruka mu kanya turebera hamwe imitangire ya serivisi hirya no hino mwakoze kubana natwe ku Gika TV channel kandi subscribe ujye ukurikirana amakuru ndetse twigane n'amategeko y'umuhanda murakarama mugire umunsi mwiza